Kanyoni nkwitumira iyo mvuka. Ese uru runtu rwo ruva hehe? Uru ruvirusi ko rutuvanze, ko ruduvanye mu byizerwa n'umuco wacu, ko ruwuvanze, ko rutuzaniye uruzungu n'abasivile ni sariyuti. Dore n'abumva bimbitse iby'amarenga, ntunsuhuze ntunsure, nta sabato nta sandeyi, nta gusohoka nta gusinda, nta masano ntunaseke, subira mu nzu niyo gahunda. Ariko uru runtu ruva imahanga, imipaka ifungwe rwo ruyirenge, viza bafunge rwo ruyihabwe, amato atuze rwoge Ngarama ruze, ruve Dubai rugere iwacu, runsange iyo mu mibyuko na kaburimbo ntayo nzi, none ubu ngumye mu nzu. Ngo ni coronavirusi, icyo kivume kivimvire mu bantu, kitavunyisha kitavuga kituvutse amagara. Yewe kanyoni kerekera iyo ntajya, ndebye hanze nkubona utamba, mbabarira nkwitumira iyo mvuka. Umbwirire nyogokuru uti mutahe, rwa rugwiro unkandakanda, ibitugu werekeza mu byano, uti Yesu ashimwe mugabo wanjye, ibyo byaracitse ntibiheruka, ubu imvugo yose ni nabasuhuje. Ka kanombe wansanganizaga wapi? Nsanganiza isabune n'amazi, utere metero umpa agatebe, uti kuko z'urugendo rutari ngombwa. Uti za mpanuro wajyaga umbwira, utsitaye tuti mpore, uwitsemuye tuturakire, uritsemura baguhunge, baguha akato nguzanye icyago, nukorora bakoringe, bati hano iwacu dufite kese, urajya guhumbya ubona ambiranse, mu masegonda ugezwe mu kato, ni 14 cyangwa irenge. Kanyoni untahiriza ab'iwacu. Uti rya soko ry'iwacu ryarafunze, hamwe wahahiraga udusambi, hamwe wakoshereje igikoyi, hamwe wambariraga y'ababa, harya wampahiraga udukweto, ab'amasima n'amasahane, ab'amabati n'imisumari, barafunze baratashye. Hasigaye mwene kari kuri ubu, nawe akawunga yongeyeho 1000, kandi ukinjira undi ahavuye, no mu gutaha muhana intera. Uti ibyo kubasura byo ni amateka. Imodoka zaraparitse zose, na kimwe cyikoreraga imbaho, kirenda kurengerwa n'ibigunda. Uti Keza Kalisa na Kamana ubu bari mu nzu, kuko amashuri ntaherutse, ngo mwarimu yahindutse interineti. Kwa gusimbuka dusirimba mu nsengero n'insigamigani. Pasitoro na padiri sinzi neza iyo bari rwose. Utubu na data yageze iwacu, kuko yabonye imodoka byanze, afata ikirenge Kigali nino, agisuhuza turitaza, turatabazaga na muganga. Ubu 14 nayisoza, azadusanga tumusuhuze, atadusize icyo kivirusi. Utumwe mutoya w'umumotari, imoto na kasike birabitse. Ariko Ararisa w'umuririmbyi, na Sugira umwe ukinira Amavubi, nanjye widoderaga inkweto, ubu turi mu nzu ntawe usohoka. Kanyoni wibuka unababwire, utamatage n'amatindi, bya bitaramo by'abega n'abazigaba n'ingume, ingoma z'iwacu yo kuri paruwasi ubu zirajishe, nta mudiho nta mudendezo, nta mashyi nta mpundu, coronavirus ubu niyo ntero. Masenge utaragutashya, munsuhurize Gasana wo mu Bufundu, uti wenda Imana itanga ititangiriye izatabara u Rwanda turenga irembo. Ninjye musizi weruye kuba inganzo yifatiye mu kwaha rudasugumbira kuyisubika, sinkanga ukina umuhindo no mu ntore nkaba intajorwa. Nitwa Nsabimana Theogene. Uyu muvugo ngo utuye abantu bose babuze uko bahura n'imiryango yabo kubera coronavirus.